bose ni kimwe, kiba ari kinini kandi wowe ugasanga ufite imboro itari kumuhaza cyangwa se itari kumunyura mu buryo uri kubikoramo. Ndagira ngo rero mubwire ngo uyu mugore urongore, umugore ufite igitsina kinini ese aba ameze gute, ese kiba kingana gute? Kiba kinini bitewe nuko wowe ubwawe ukibonye, ubonye ari kinini bitewe n'ingano y'icyo yifuza cyangwa se n'icyo wumva ufite ubushobozi bwo kuba warongora ukagihaza. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko kibe kinini kibe gitoya, iyo uri umugabo uzi gushimisha umugore rwose nta kibazo ushobora kugira. Igitsina kinini cyangwa se gitoya, imyanya myibarukiro idushimisha cyangwa se ishimisha umugore iba hano hafi, iba hano inyuma, ni rugongo, ni imishino cyangwa se ni imyeyo, ushobora kuba guca imyeyo, ushobora kuba gukuna, yakuramo yakwereka ugatubona ni kinini, inyuma wenda yarakunnye afite imishino miremire, rugongo ni nini, wareba no ku mwanya mwibarukiro wacyo hano munini, hano imboro ijya wareba ugahita ubona nayo naho ni hanini, ugahita wareba wakireba ukabona ufite imboro ntoya, ugahita uvuga ati se mana ndahaho ndagihera hehe. Iyo yaba atarakunnye usanga dushino turiho ari tugufi ariko tuba turiho. Agira ngo mbabwire abagore, umugore ashobora kuba afite igitsina kinini hano inyuma ariko ugasanga imbere muri penetration cyangwa ushyirira imbere afite mu mura hagufi. Abagore babyaye mwebwe murabizi, mujya kwa muganga singiye kubigisha, ahubwo ndagira ngo mbabwire noneho ibanga. Hano umugore wenda cyangwa se umukobwa ashobora kuba yarahuye n'ufite bwa bwoko twagiye tuvuga, ugasanga ifite amaguni cyangwa se ni zimwe twagiye tuvuga ariko nini cyane, ugasanga yaragutse bikabije, wowe washyiramo ukumva uri kuburiramo, ukumva uri gukozamo mu kirere, uri kunyeganyeza mu kirere, nta kintu uri kumva. Ndagira ngo nkubwire ngaho kugira ngo uyu mugore ushaka kumwemeza mu buryo bwa penetration, ahubwo ukaba ariko wakora buryo byibura akamufasha kugira ngo abashe kuyumva, naho ugiye kumujya hejuru rwose nta kintu yumva, wumva ukunda penetration, kuko abagabo buri akenshi nta nubwo yapfa kurangiza atakizemo imbere. Ndagira ngo mubwire ngo rero uyu mugore ufite igitsina kinini muri ubu buryo bwose, munyaze cyangwa se korera kuri clitoris, korera hano kuri mishino ye hano inyuma, gerageza ukoresha ino myanya ye, bino bice bya hafi cyane uko ari bine, iburyo, ibumoso, imbere n'amagana hasi. Iyi rero y'amagana hasi biterwa n'imiterere y'imboro yawe. Akenshi ikunda hano kino cyumba gikunda kurongora abagabo bafite imboro zagoramye cyangwa se hari ukuntu imboro z'abagabo zigorama kubera guhora uyimanura, urashyuka ubundi wamara gushyuka ugahita uyimanura, ugahora uyimanura, ikazagenda igakura ifite style yo kubireba hasi. Yanafata umurego ugasanga irubamye iri kureba hasi. Iki gihe n'ujye no kurongora umugore nyine ucumita nyine izajya muri cya cyumba cyo hasi. Abantu iyo afite n'igitsina kinini bashobora kugutera ya ndwara. Hello everyone, ni Rena nk'ibisanzwe kuri Wow Family TV. Uyu munsi tugiye kureba hamwe nk'abagabo mwe muze hino mbabwire ikintu gikomeye, uburyo warongora umugore ufite igitsina kinini. Nubwo bwose wowe ufite imboro ntoya ngumva wagira ipfunwe, hari ukuntu umugore ashobora kukwereka cyangwa se umukobwa muri rusange yakuramo yakwereka ugatubona ni kinini, inyuma wenda yarakunnye afite imishino miremire, rugongo ni nini, wareba no ku mwanya mwibarukiro wacyo hano munini, hano imboro ijya wareba ugahita ubona nayo naho ni hanini, ugahita wareba wakireba ukabona ufite imboro ntoya, ugahita uvuga ati se mana ndahaho ndagihera hehe, ukabyibaza gutyo. Rero noneho umugore ufite igitsina kinini ese aba ameze gute, ese kiba kingana gute? Kiba kinini bitewe nuko wowe ubwawe ukibonye, ubonye ari kinini bitewe n'ingano y'icyo yifuza cyangwa se n'icyo wumva ufite ubushobozi bwo kuba warongora ukagihaza. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko kibe kinini kibe gitoya, iyo uri umugabo uzi gushimisha umugore rwose nta kibazo ushobora kugira. Agira ngo mbabwire abagore, umugore ashobora kuba afite igitsina kinini hano inyuma ariko ugasanga imbere muri penetration cyangwa ushyirira imbere afite mu mura hagufi. Abagore babyaye mwebwe murabizi, mujya kwa muganga bakabakoramo, bashaka gukora kuri kore ngo bumve ko yafungutse, bumve ko nta kibazo ifite itabyimbye. Mwebwe murabizi hari igihe ukoraho muganga agahita akubwira ati ko ufite umuro uri hafi. Harimo nabo bategeka kudakora imibonano bitewe nuko yumva yuko
umugabo ashobora kuza nko kumura wenda ariko ikaba yafunguka nk'indi ikaba yavamo. Ndagira ngo rero mbabwire yuko hari n'ushobora kuba afite gitoya inyuma urebye ukabona ni gitoya, ariko penetration y'imbere cyangwa se mu imbere hano umuntu ashyiramo ugasanga afite harehare cyane ku buryo bigusaba kuba waba ufite imboro ndende iri muri santimetero zimwe twavuze 19. Yego, hanyuma rero reka tubirebere hamwe byose. Niba umugore n'ubundi nkuko twabibonye ufite igitsina kinini cyangwa se gitoya, imyanya myibarukiro idushimisha cyangwa se ishimisha umugore iba hano hafi, iba hano inyuma, ni rugongo, ni imishino cyangwa se ni imyeyo, ushobora kuba guca imyeyo, ushobora kuba gukuna, ndetse twanarebye niyo utabifite cyangwa se twarebye niba iyo utayiciye cyangwa utakunnye, ubusanga niyo yaba atarakunnye usanga dushino turiho ari tugufi ariko tuba turiho. Rero nabwo niyo dukoze nako tuba dufite sense yo kumva kukozeho rwose. Ushobora kuvuga ngo ntihaciye imyeyo, byo bikakumva ko bikubereye ikibazo. Nta kibazo kiba kiriho, kuko nuko iyo bavuze gukuna nuko abafashe iriya mishino ari dutoya akadukurura cyane bikaba minini, ariko ubundi tuba turiho ni igice umugore wese agira. Rero noneho ndagira ngo mbabwire, singiye kubigisha ahubwo ndagira ngo mbabwire noneho ibanga. Hari ukuntu umugore ashobora nko kubyara wenda akaguka cyane ku buryo utagishyiramo ngumvuramo cyangwa se hari icyo uri kumumarira. Hari n'ukuntu umugore wenda cyangwa se umukobwa ashobora kuba yarahuye n'ufite bwa bwoko twagiye tuvuga, ugasanga ifite amaguni cyangwa se ni zimwe twagiye tuvuga ariko nini cyane, ugasanga yaragutse bikabije, wowe washyiramo ukumva uri kuburiramo, ukumva uri gukozamo mu kirere, uri kunyeganyeza mu kirere, nta kintu uri kumva. Ndagira ngo nkubwire ngaho kugira ngo uyu mugore ushaka kumwemeza mu buryo bwa penetration, ahubwo ushaka ukuntu umushimisha umuha ibyishimo muri bwa buryo bw'inyuma. Nari mfite rero topic uyu munsi yo kuba twavuga ku bantu bafite igitsina kinini ariko ugasanga bafite abagabo bafite ipfunwe yumva ko atamuhaza iteka agahora yumva yuko atamuhaza, akaba yanamuca inyuma kumva ko umugore we, burya abagabo bose bakunda kwiyemera kumva ko haza umugore we, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Niyo mpamvu ushobora nko gusanga yaguciye inyuma kandi nta mpamvu. Rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo niba ufite umugore ufite igitsina kinini, haba ari mu buryo bw'inyuma, reka tubareho tubanze, cyangwa reka tubanze mu buryo bw'imbere bwa penetration. Bose ni kimwe, kiba ari kinini kandi wowe ugasanga ufite imboro itari kumuhaza cyangwa se itari kumunyura mu buryo uri kubikoramo. Ndagira ngo rero mubwire ngo uyu mugore urongorere inyuma, kurere hano inyuma. Niba ugiye shakisha poeje cyangwa G-spot, sibyo. Ikindi cya kabiri ndagira ngo turaza no kuvuga kuri ya postere, se wakora akayiga postere. Uyu mugore niba afite imbere harehare cyangwa se umura we uri afite ahantu hagutse ho kuba washyira nta kintu arumva, uyu mugore ushobora kumurongora akinyuma, cyangwa se twabuze buri doggy style akinyuma, ukaba ariko wakora burya byibura akamufasha kugira ngo abashe kuyumva. Naho ugiye kumujya hejuru rwose ntaba yatuma arwara ya ndwara ya fistule, kubera ku cyara cyumba cyo hasi kiba cyegeranye no ku mwanya w'ikibuno. Biba byiza rero rwose imboro zimeze gutyo usanga abagore batazikunda. Ni style cyangwa se iyi ni navuga ngo ni posteri usanga abagore ituma bayumva cyane bakayumvira kure. Rero rwose nibwo basi wapfa kugerageza kapfa kugeramo. Ndagira ngo rero nkubwire ngo niba wumva ukunda penetration, kuko abagabo buri akeshi nta nubwo yapfa kurangiza atakizemo imbere. Ndagira ngo nkubwire ngo rero uyu mugore ufite igitsina kinini muri ubu buryo bwose, munyaze cyangwa se korera kuri clitoris, korera hano kuri mishino ye hano inyuma. Gerageza ukoresha ino myanya ye bino bice bya hafi cyane utagiye gushyira imbere. Hari n'ushobora rero kuba afite, niba ushyiramo ukabona iri kureremba hejuru nta kintu ari kumva cyangwa se ntabwo iri kugerayo, sibyo. Icya mbere cyo gushyira imbere urumva nta. Ngira ngo mbabwire ngo igitsina cy'umugore kigira ibyumba.
abagore nabo batari babizi rwose nushaka kuzabikora ubushakashatsi ukoremo wumve, uzashyira ku ruhande wumve, hari ikigutagiriye ugaruke hino wumvise n'ikindi cyumba ujyemo imbere, sibyo imbere, noneho hakari nubwo ujye manuka hasi. Ni ibyumba babivuga ari byinshi cyane, ariko ibyo wabasha kumvisha intoki ni 4, ni ibyumba 4. Ubwo rero no kuvuga ngo ushobora kutabasha gushyira imbere ngo ayumve, ukaba wakorera nko ku ruhande, ukaba wacumita imbere ariko ushyira mu cyumba kimwe kino cya hafi icyaha. Urabona uko ari 4: iburyo, ibumoso, imbere n'amagana hasi. Iyi rero y'amagana hasi biterwa n'imiterere y'imboro yawe. Akenshi ikunda hano kino cyumba gikunda kurongora abagabo bafite imboro zagoramye cyangwa se hari ukuntu imboro z'abagabo zigorama kubera guhora uyimanura, urashyuka, ubundi wamara gushyuka ugahita uyimanura, ukayimanura, ugahora uyimanura, ikazagenda igakura ifite style yo kubireba hasi. Yanafata umurego ugasanga irubamye iri kureba hasi. Iki gihe n'ujye no kurongora umugore nyine ucumita nyine izajya muri cya cyumba cyo hasi. Abantu iyo afite n'igitsina kinini bashobora kugutera ya ndwara yo